hari ikibazo nari mbajije ntese ikibazo warubajije byagenze bite ngo urangize PhD ukiri muto? Impamvu twabikoze bigakunda kandi ukakomeza ukaba n'uriwe ntabwo ushobora hari abantu barangiza rinete amaso umusatsi waragiye n'ibyo ari kuvuga ibyo ngibyo ngiye nari mbizi ko bibaho kuko harabonaga imbere yanjye ariko nkashaka kubirwanya noneho urumva byansabye kuba smart kugira ngo umenye icyo nshaka kumenya icyo ushaka naho icyo nshaka noneho ariko ugakongeramo akantu ko kuba wise nibange a wise man ni umuntu noneho wewe uzi icyo adashaka gishobora kuzanwa n'icyo ashaka ntabwo nkumvise uvuga ngo a smart man umuntu smart ni umuntu uzi icyo ashaka ariko wise man ni umuntu we noneho uzi icyo adashaka gishobora guterwa n'icyo ashaka tubona abantu b'abasaza bavuga ati mfite PhD afite n'ibitabo byinshi cyane ari nete arebera gutya hejuru ase uyu muntu kuko afite PhD imyambarire kuba umujene ugakomeza ukagendana n'ibigezweho na PhD wabihuje gute ku buryo utatekereza ku bantu bazakujajinga none se sabe urumva ubujene nakubwiye ko gukira ni amakuru kandi amakuru abantu batagaragara ndetse umuntu arebeye inyuma uwo muntu nta nubwo yaba ari smart urumva ntabwo yaba azi icyo ashaka kuko icyo ushaka ubundi nk'ubumenyi umuntu nimba umuntu wenda nk'umuntu usaba akazi n'urugero icyo ushaka ni ibiri muri uwo muntu ariko nyine n'abantu baragowe ikote njye sinjya ndyambara unizigira PhD utambaye amakoti ngo bataza kunseka ntabwo naryambara kuko ntabwo ryinjiza hari ijambo rimwe umuntu hariya mu Bushinwa dufatira icyitegererezo bita Mao Zedong ni umuntu wahinduye kiriya gihugu mu gihe gitoya cyane kikaba uyu munsi none kuri ekonomi idashidikanywaho ko kiri kuyobora isi yaravuze ngo haha shweshi tete shanga yego reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza kuri Kizimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko ubuzima tubamo bibaho hari igihe biba bimeze neza n'igihe biba bibi icyo gihe byabaye bibi nkunda kubabwira nti mukomere mwongere mwishakemo imbaraga birashoboka nabo bimeze neza ntago ariko byahoze ibihe birahindagurika ndashaka kubanza kubwira ahantu wakwambarira imyambaro myiza cyane hano igikondo bahita muri GC cyangwa Jiva Collections bafite imyambaro myiza kuva i Burayi bafite t-shirt nziza bafite amapantaro meza bagira shades bagira utuntu twa fresh ku muntu w'umusirimu hano i Kigali ukambara neza muri Jiva Collections 07885382 aho ni igikondo muri Jiva Collection. Uyu munsi ndi kumwe n'umujene ubu ni docteur afite impamyabumenyi y'ikirenga ntago navone mu kintu kimwe ni mu bintu byinshi ariko ari buze kongera kutubwira kuri ba bantu baba mubonye bwa mbere utwujuje abantu barenga miliyoni bivuze ngo cyagihe twari mu 700 umunsi hari abantu bashya barimo Dr Katabarwa Murenzi Gilbert twamusuye mu rugo iwe i Kigali niho tugiye kuganirira uyu munsi rero turaza kuganira ibintu by'ubwenge ibintu bifasha urubyiruko by'umwihariko niwo mubare munini w'abanyarwanda nizo mbaraga z'igihugu nawe aracyari urubyiruko ntarafata umwanzuro wa burundu ngo ashaka umugore ariko umuntu ashobora no kugira umugore akiri urubyiruko Katabarwa ikaze ku Isimbi TV cya kivugo Dr reka twumve ikivugo cya Dr Katabarwa. Urakoze cyane nkuko amazina wayavuze ariko intore buri gihe tugira uko duseruka mu kivugo cyacu ndi Katabarwa karwasa rw'umusisi rw'umisumwe bacu nukurabye ku rugamba ni nyamyangane nk'igitugu tuza kizirasanira nitaje umwanzi ubyira karindwi imbarumya mu bitugu no kubitaga ntobyukaga yarwarwa umusinziro w'iteka byose ubwo mudende madawicyuye bati ngiye intwari muri zihorane buryo ubutwari buraharanirwa ndi intwari imigabo n'imigambi tuzura n'ibigware igituma ntuzura n'ibigware nuko ntwara migogo yanganize icumu ryanjye byabajijwe no bigihinza ko bene muhinda n'igituma nta muswa arikozeho
nuko bari hagije urusereko. Ukagira ikivugo wambaye bling bling. Umuco wabayeho mbere y'imyenda. Umuco wabayeho mbere y'imyambaro. Umeze neza? Meze neza cyane. Biragenda. Ndagumye. Natangiye mbwira abantu ngo ubu ngubu ufite doctora, ni nabyo, ariko hari igihe umuntu yumva ngo umuntu ni docteur, akibaza se docteur, kera twebwe twakoze tubizi neza ko docteur ari muganga. Ariko uko umuntu agenda akura tuza gusanga docteur cyangwa se kugira doctora bidasobanuye kuba muganga, ahubwo ushobora kugira iyo mpamyabumenyi muri secteur runaka itari sante, itari ubuvuzi cyangwa itari ubuzima. Niyo mpamvu nshaka ko duhera kuri iyo title ubu ngubu uyu munsi ufite, nubwo ubushize twaganiriye habura akantu gatoya cyane ngo uyibone, nabwo tunashobora kubivuga, ariko uyu munsi byuzuye neza kubera yuko Ubushinwa bwarabyemeje. Oya, isi uribuze Ubushinwa. Uribuze Ubushinwa ubishyize mu kantu. Ubishyize mu kantu k'agaseke. Ni isi kubera iki warize mu Bushinwa? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uburezi bufite uburyo burebererwa n'isi, niyo mpamvu ubona niga nko mu Bushinwa. Wagera mu Rwanda, Minisiteri ishinzwe uburezi ikareba iyo mpamyabumenyi, ikagira akantu ishyiraho ikavuga iti ngiyi babyita equivalence, avuga ati ngiyi rero impamyabumenyi tuba twabonye hariya ni impamyabumenyi iri ku rwego rw'isi. Isi ahantu hose ngeze barayireba bagahita bavivura. Ni ukuvuga ngo ikigo wenda waruvuze ka doctora, urabyita PhD. PhD ni impamyabumenyi y'ikirenga. Ikirenga ni ukuvuga ngo ni hejuru cyane. Bivuze mu Kinyarwanda neza bavuga ko ni impamyabumenyi yo hejuru cyane. Y'ikirenga. Ni ukuvuga ngo bitandukanye n'ibya medecine, docteur uriya uvuye kwiga amashuri icyiciro cya gatatu cya kaminuza aba gifite urundi rugendo, ahubwo nabo bari docteur. Buriya bafite urundi rugendo, nawe bafite ukuntu bakomeza nabo bakagera ku mpamyabumenyi yo hejuru cyane y'ikirenga. Wowe wakuze atari kubitekereza byo kuba umuntu ari docteur? Oya, nari mbizi ikirenga neza aho ngana. Njye nari nzi aho ngana nagomba kugera hejuru cyane. Docteur nari mbizi ko i Butare bari aba docteur baraje icyiciro cya gatatu, buriya mbizi ko bafite n'ikindi cyiciro bita masters yo kugera kuri iyo mpamyabumenyi y'ikirenga. Abantu bicarira ku ishuri bakiga, ni kure hashoboka wicarira ku ishuri ku ntebe y'ishuri ugashyiraho akadomo ku bijyanye n'amashuri isi yashyizeho, ariko amashuri yo ntabwo ashira. Uracyakomeje se? Abantu leta biheba nyuma ya doctora urashaka kongera hiki? Iyo ni ikirenga nagezeyo aho basetinze, ariko kwiga byo akenshi niyo twiga ngemba niga n'ibindi byanjye, ntabwo ibyo mu ishuri bampaye ntabwo ari byo nkomeza gusa. Ubundi kwiga ni bihoraho, kwiga n'ubuzima. Ngira ngo ubushize nakubwiye ko turiho kugira ngo twige, ntabwo twiga kugira ngo tubeho. Njye n'ubundi nahoze ndiho, n'ubundi kwiga, n'ubundi kuba narabisoje, n'ubu ngubu mfite ndacyakomeza kwiga n'ubundi, kuko kwiga n'ubuzima. Wambaza ngo se kwiga birangira ryari? Oya, ahubwo yari ya doctora twari tugezeho, ya PhD dufite ni mu biki? Kugira ngo hari abantu benshi bajya bansaba nimero yakatabarwa, nkeneye ko amfasha kujya mu Bushinwa. Hari umuntu ubona umuntu wiga mu gihugu runaka kumva yahita gufasha kujyayo, ariko ntabwo ari gutyo bigenda. Kandi umubare w'abantu baba barebye ikiganiro ntabwo ari abantu waha buri muntu nimero y'umuntu ngo amufashe kujya gukora course runaka cyangwa se kujya mu gihugu runaka. Ni ukuvuga ngo impamyabumenyi nge y'ikirenga nyifite nkuko bivuze ni mu bintu byinshi, ariko nakoze mu Rwanda nize iyo bita surveying and geomatics engineering. Nikora nayo mu Bushinwa, ni second level. First level icyiciro cya mbere aba ari nk'ibintu by'ubwubatsi, ariko icyiciro cya kabiri ni level first level discipline, ubwo ni civil engineering. The second level ikaba surveying and geomatics, geoinformatics. Nkora engineering, nakoze science and technology yayo nayo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nge ntabwo ari engineer gusa, ndi na scientist, ndi scientifique nkaba science et technologie alimentaire. Ni ukuvuga ngo science na technology ubimbonamo n'ibyo by'ubwenjeniyora. Nibyo ngibyo.
kaminuza ni ukuminuza naraminuje yewe ni ukuminuza niho twari tugeze uti niyo ya mbere ku isi uvuga ngo igisata nize cya aho ngaho muri kaminuza ubu ngubu kuri mu 2021 ranking cyangwa se uburyo bashyize ku bagereranyije amakaminuza icyo gihe ku isi yari ku mwanya wa mbere muri civil engineering ku isi mu by'ubwubatsi ubu uyu munsi none muri 2020 bishobora kuba ari nk'iya mbere mu Bushinwa akaba ari iya gatatu ku isi ntabwo ari kaminuza yoroheje urumva ko atari ibintu biba byoroshye yego umuntu urakora uba wakoze yego none se ko tumenyereye yuko umuntu arangiza PhD uruhara rwaraje afite ibitabo byinshi cyane ari umuntu yisigaye bivugisha mu nzira cyangwa ari umuntu w'umusaza ari umuntu mukuru uyirangije ukiri mutoya niko navuga wabigenje uti ubundi hari utuntu tubiri ugomba kumenya ntabwo nabirangije gusa buriya ntabwo nari mbisoje nabigusobanuye neza iyo kaminuza ya mbere ku isi muri ibyo bintu njye narasoje ubu none ndi umwarimu muri iyo kaminuza ndi umushakashatsi full time researcher nkaba n'umwarimu utanga amasomo nigisha none abana b'Abashinwa none urumva ko nigisha muri ndi muri department ubu ya mu gisata mu gice cy'ubwubatsi ndetse n'ishoramari ry'umutungo itimukanwa uvuga ngo niyo bita mu cyongereza twabyita construction management and real estate aho niho none nigisha nanakoramo ubushakashatsi aho ngaho muri icyo gisata muri iyo kaminuza hari ikibazo nari mbajije ntese ikibazo warubajije byagenze bite ngo urangize PhD ukiri muto hari abajene benshi hano mu Rwanda bagiye bayirangiza babona PhD ari bato ariko ku buryo niwe wa mbere dukunda kuganira wayirangije hari state minister muri Minisante naho aracyari muto nawe afite impamyabumenyi ikomeye n'abandi batandukanye ku buryo byaba byiza ubidusangije ibanga ryabaye iri ubundi naringe kugusora akantu ubona ko ukora ibintu biri ndakagusobanura humura ntabwo ari imibare niba ari imibare ako kantu impamvu tuba twabikoze bigakunda kandi ugakomeza ukaba n'uwuriwe ntabwo hari abantu barangiza rinete amaso umusatsi waragiye n'ibyo ari kuvuga ibyo ngibyo njye nari mbizi ko bibaho kuko harabonaga imbere yanjye ariko nkashaka kubirwanya noneho ubundi hari akantu kamwe bavuga ngo a wise man smart man reka turebe smart man umuntu uri smart ubundi umuntu uri smart ni umuntu uzi icyo ashaka urumva byansabye kuba smart kugira ngo umenye icyo nshaka kumenya icyo ushaka naho icyo nshaka noneho ariko ugakongeramo akantu ko kuba wise a wise man ni umuntu noneho wewe uzi icyo adashaka gishobora kuzanwa n'icyo ashaka ntabwo nkumvise ni ukuvuga ngo a smart man umuntu uri smart ni umuntu uzi icyo ashaka ariko wise man ni umuntu we noneho uzi icyo adashaka gishobora guterwa n'icyo ashaka ngo ngenzi ndashaka kuba dogiteri kugira impamyabumenyi y'ikirenga ariko si ibintu ingaruka bishobora guterwa n'iki ni ibiki ntashaka bishobora kuzaterwa n'icyo nshaka uri kukumva noneho ko ndakumvise ko nkumvise bigoranye bisaba rero kuba smart ukaba na wise ni ukuvuga ngo nari nabimenye ndabirwanya kandi ntabwo nabirangije gusa urumva nimba ubuzituna ibintu nagiye nkora bizi ubushakashatsi kugeza aho kaminuza iri ku mwanya wa mbere ku isi ufata umwanya wa mbere ku isi muri ibyo bintu bivuga iti wowe uri aho ngaho udufashe guha ubumenyi kuri aba bana bacu urumva ko ugomba kuba uri wise kandi uri smart yego hanyuma ubuzima bwawe ntibutandukana na basket ahantu uri aho ari hose iyo nkubonye basket swat imyambarire yawe swat imitekerereze yawe imigenzereze yawe habamo basket no kubera iki PhD na basket kuki kimwe utakire kukikomereza bimwe basket rero basket nabwo ni ubuzima siporo ubwo ni ukuvuga ngo nabyita siporo muri rusange
ngira ngo ubuzima bwanjye ntabwo bwigeze butana na siporo kuva kera nzamuka nakubwiye ko muri kaminuza hano mu Rwanda ari minisitiri wa siporo muri kaminuza twagiraga abaminisitiri ngewe bari baragize minisitiri urumva gufasha abandi bana kuba muri siporo ku buryo siporo abana bamenye gukora siporo kuko siporo buriya ntaho itandukanye ibi bintu kugira ngo tubigereho ukabigeraho ukiri muzima ni ka siporo bivuga ngo siporo nagiye muri basket ngewe ndi n'umushoramari muri basket Genius Bora ino rogura y'isi Genius Bora shema ngo ntabwo ntiyayibukaga iyi muri Aziya ici ibintu biziko dufite ibikoresho byinshi cyane bya siporo imipira inkweto n'ibiki byose so basket iyo ntari mu gukora ubushakashatsi mba ndi mu kibuga ugeze ku ishuri ukina cyangwa ukorera amafaranga nkora amafaranga n'akintu cyose amafaranga agomba kuba arimo donc wowe ubuzima bwawe nta kintu ujyamo nta mubare w'amafaranga urimo oya amafaranga ubu ngubu niyo aba agomba kubanza kubera ko amafaranga udafite amafaranga kuri iyi si ubundi ni ikibazo nta kintu ufite ubwira abanyarwanda nta kintu nta n'icyo ufite ubw'isi kuko isi ni amafaranga ni ukuvuga ngo n'abantu bayoboye isi ni abanyamafaranga rimwe na rimwe urumva turabizi abo ubona bariya baba bari hari imbere ba Elon Musk n'abandi bose barabakomeye ku isi nyuma haba ari abashoramari aba Bezos ba Amazon iki bara bafite nka 10% 10% muri zira company umva 90 uri kubyumva bafite 90% muri zira company ntabwo n'abanyamafaranga yego amafaranga rero basket urumva narayikundaga nikoramo n'ishoramari nakubwiye ko have company Genius Bora muri Aziya ifite na fashion yayo ikora ibyo bintu by'ibikoresho ndanayikina ndayigisha ndanacoachinga basket ndacyayigisha abana n'urubyiruko ni nabyo wambaye umuntu arebye iyi logo wambaye n'umupira wambaye ni basket wagira ngo wagiye ku mudesigner wamubwira uti aka kantu noneho kagiye gafataho neza kuri logo iyi ni basket urabona Genius Bora logo yayo n'umupira iyi ngiyi ntabwo Genius iyi ngiyi ni Jordan iyi ntabwo ari Genius Genius irimo akantu Jordan yo irimo Genius yo ntabwo ari narebye biratandukanye ni ukuvuga ngo iyi ngiyi biratandukanye iyi ngiyi babyita basket yo mu muhanda bita street ball ni ka kantu ko nakakweretse muri video uyu nguyu nawe ni umucuruzi ukomeye cyane bimwita Jordan ni umuntu wakinnye umupira wa basket ariko none akaba arangije aravuga ati ureka nkoreremo amafaranga akaba nawe ubwo urumva hari uburyo anyigishamo mu buryo bw'ishoramari hari ukuba ukina n'uburyo ushobora kushoramari ko byaza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego garura iyo baro nkwereka akantu gatoya nkiyifata kare nabonye hari ahantu handitse ngo made in China hindukiza hari ahantu handitse ngo made in China hano yego made in China muri Afurika nta gihugu na kimwe abantu badafite mu mutwe ko ikintu cyo mu Bushinwa ari igishinwa bivuze ngo ni fake ni kibi ni karite mbi kubera ko cyanditseho ko ari made in China uba mu Bushinwa uhakorera business uri n'umwarimu muri kaminuza iyo narrative mu Bushinwa ifatwa ite urakoze cyane hariya mu Bushinwa tureke izo propaganda ibihugu ibyo bita les Occidents ibihugu byo mu propaganda donc babashyizeho ngo Ubushinwa ngo niki byo mu Bushinwa byose birahari ni igihugu umuntu wese ashobora kwisangamo umuntu uciriritse ariko niba haba umuntu uciriritse simbizi umuntu wo hasi mu bukungu umuntu wo hagati no hejuru ibyo byose bari gukorera baguha ibintu bijyanye n'amafaranga ufite ni ukuvuga ngo ino baro yishaka ari original ari nziza ifite karite yo hejuru barayiguha ku mafaranga bitewe n'amafaranga watanze ushobora kubibona ku 1,500 cy'amafaranga yo mu Bushinwa cyangwa ku 1,000 ukanayibona kuri 500 kanamanuka kongera ukayibona no ku 100 wayibona ayo ushaka ayo donc ayo ufite baguha icyo ushaka ngo umuntu wese yahaba ntago bashaka abantu bazahora mu bwigunge uri kubona ntuzambara inkweto ya Nike ngo nanjye nzayifuze nura wowe hasi baramugezeho so no kuvuga ngo byose biba bihari nibwo buhanga bwabo nacyo ngiye mbakundira kubera ko ntago wapfa wifuje
icyo ukeneye barakiguha. N'inkweto barayiguha, ushobora kuyambara rimwe ariko ari Air Jordan, ukayambara umunsi umwe wataha ukayijugunya, ugafata udusinapu cyangwa ugafata agafoto, icyo gihe bikarangira nawe ukishima. Ariko na runaka na Jordan yayambariye akayambara imyaka nawe bakayimuha, ko ziriya zose zikorerwa, inyinshi zikorerwa mu Bushinwa. Ariko karite, iyo narrative abashinwa barayizi, bazi yuko ariko bimeze hanze. Oya, muracirikanye, bakubwira ibyo ushaka, barabizi. Nibo bantu bashobora kuba bagira na original ya mbere ku isi. Urumva bo baguha bitewe n'ubushobozi ufite. Okay. Ni ukuvuga ngo Afurika, ibijya muri Afurika n'ibijya mu Burayi n'ibijya muri Amerika biratandukanye. Karite. Ni ukuvuga ngo igihugu gifite ukuntu cyaba cyaragiye gishyiraho twabita nka standards, urugero ntarengwa rw'ikintu runaka. Bakavuga ngo wenda mu Rwanda dukeneye ikoboye imeze gutya iri kuri uru rugero, Uburayi nabwo bugashyiraho. Yego. Afurika rero ingero zayo urabona nko mu Rwanda ingero zabo barakubwira ngo wenda twebwe ushobora gusanga wenda nk'ikamyo ya Howo yo mu Rwanda niyo ijya muri Amerika, ni kampani imwe ziratandukanye. Ijya muri Afurika bitewe na hari uburyo ibihugu nyine biba bifite uburyo bigenzuramo ibintu byabo. Ariko n'uvuga ngo byose baba bifite. Hari ziba ziri muri Amerika, mu Burayi, ariko bose bitewe n'ubushobozi bafite. Ukabona icyo ushaka. Nanone nyiri kuri ya PhD mu Rwanda, iyo tubonye umuntu w'umuhanga, iyo tubonye umukire, iyo tubonye umuntu uri smart nk'uko wabivuze, umuntu ukora muri biro afite nka dreadlocks, yambaye ibintu nk'ibi wambaye by'amashene, tuvuga utari uyu muntu se koko ugatangira kwibaza koko uyu muntu koko bling amasaha y'ibirombe niko babyita, abajene niko babyita, koko PhD se gute? Tubona abantu b'abasaza bavuga ati mfite PhD, afite n'ibitabo byinshi cyane na rinete, arebera gutya hejuru. Ase uyu muntu koko afite PhD? Imyambarire, kuba umujene ugakomeza ukagendana n'ibigezweho na PhD, wabihuje gute ku buryo utatekereza ku bantu bazakujajinga? Oya, njyewe abantu se mbita nta muntu nenda gusaba akazi, none se urumva ntabwo imyambaro nimba mbikunda njyewe ni hano mu Rwanda bizi ko nibera mu gisata cy'imyidagaduro. Nabaye DJ urabizi. Niki warizwamo se? DJ nibera mu gisata cy'imyidagaduro. Mu Rwanda we warizwa bukiye? Mbere nabaga mu myidagaduro mbere, ndi DJ, dukora ubuhanzi, amazina y'inka urabizi, amahamba, dukora ibitaramo, dutaramira abantu mu bukwe bakatwishyura, tukajya mu muziki. Urumva ibyo bintu ni ubuzima bwanjye, sibyo nabikozemo nshabikiramo, nshakamo ubushobozi, n'ubu ndacyabikorerwa. Mbonye ubukwe urabizi ko amazina y'inka urabizi ko abantu bampiga ni bakeya. Ubonye akaraka bakavugakoze nahita ngakora byose, nkashyiramo ka essence bajya kuvuga amazina y'inka. Urumva ni kuba DJ nibyo nakoragamo cyane, nibyo narinzweho hano mu Rwanda, amazina y'inka, imisango ya Kinyarwanda, kuba DJ. Urumva byasabaga kuba wiyambare nka gutya n'umuntu, ariko n'ubundi amasomo tuyakora kandi tubikora neza. Nabikubwiye ibintu twagiye dukora muri kaminuza ni ibitangaza, twakoraga imishinga ikomeye cyane, harimo n'iya leta, kandi nta kibazo. Urabikora ubwenge buri ahantu hatagaragara n'amaso. None se Sabe, urumva ubujene nakubwiye ko gukira ni amakuru, kandi amakuru abantu hatagaragara. Ndetse umuntu arebeye inyuma, uwo muntu nta nubwo yaba ari smart, urumva ntabwo yaba azi icyo ashaka. Kuko icyo ushaka ubundi nk'ubumenyi, umuntu nimba umuntu wenda nk'umuntu usaba akazi n'urugero, icyo ushaka ni ibiri muri uwo muntu. Ariko nyine n'abantu baragowe, ikote njye sinjya ndyambara. Unizigira PhD utambaye amakoti ngo bataza kunseka? Ntabwo naryambara kuko ntabwo ryinjiza. Ikote ntabwo ryinjiza, ntabwo njya ndyambara. Mu Rwanda rero ririnjiza. Ni ukuvuga ngo haba abatipe bakora utuntu twitwa ngo binjiza abantu mu bintu ngo bariramo umuzungu. Ari ibintu bibaho ibi n'ahangaha. Umuntu aba yambaye agakoti akaza agusanze nkara muri car free zone, akaza akagupicingaho projet,
akakubwira uburyo hari ikintu abamo ushoramo ibihumbi 100 ukagira urya amafaranga wigaramiye utakoze, kandi byinshi biva muri za Philippines no muri za Malaysia no mu bihugu nk'ibyo ngibyo baba barakoze amaproje ajya abanyafrika. Icyo gihe rero umuntu yambaye ikoti arabikumvisha bigakunda, yambaye nka gutya batuvuga uti umuntu ni umutubuzi. Niko bimeze rero, ikoti mu Rwanda ririnjiza. Okay, sasa icyo kintu no mu birori ubu ngubu bakwicaza, ntago bakwicaza imbere. Agenda ku myenda. Icyo gihe ikiganiro cya mbere twagikoze duhagaze hano, ambwiye uti iyi ni imbuga yanjye uri mu rugo, ni umujene koko. Abantu baranaguseka bati ntago byumvikana uburyo ugura inzu iri hejuru ya miliyoni 100 ati wazifata ukubakamo cadastre, ubundi ayo mafaranga yakuye he? Oya, mu Rwanda ubundi buri kintu cyose umuntu avuze baragicarenjinga, kandi abagicarenjinga ntago ari abakire, n'abantu badafite amafaranga baba bafite umwanya. Buriya biragoye ko wabona umukire urimo uracarenjinga inzu hano muri Vision City, kuko uyu munsi zaranashize, biragoye ko wabonamo inzu, ntago ari ikintu cyoroshye. Akamubona uyu munsi atubwira ibyo yagezeho, ubushakashatsi wakoze, abahanga baragenda bakabusacinga bakabubona. Abantu batari abahanga badiskita gusa batabanje kureba, nabo ugasanga basigaye yibaza ntanabone igisubizo, ntanisubize, ntabone n'umusubiza, kubera ko ari umuntu ubona commentaire akavuga ati uyu muntu ni umusazi bakakureka. Hari aho byavuye kugira ngo katabarwa, watubwiye ko yabaye kuri street akaba umudiji, akajya gushaka ubuzima muri za Kenya na hehe kwikamyo. Uyu munsi akaba yambaye bling abwira ati ngiye nashoye imari muri basket, ndi umwarimu muri kaminuza, ndangije PhD nibere mu Rwanda, ndi mu kiruhuko, nta kindi kintu waje gukorera mu kiruhuko gusa. Sibyo? Twiruhukira twibere mu gihugu cyacu. Ubundi koko katabarwa kuva i Bugesera kugera hano rwari urugendo rumeze gute? Kirageka twanaganira hano byumva utajya wenda kubiye, urumva ngiye sinabyumvaga. Urano kuvuga ngo nanjye njya ntekereza nkanjye wo muri 2000 na kangahe yahuye nanjye, ubwo nabagize abantu babiri, bya biteye ubwoba. Uriya muntu nkurikije imyumvire yari afite, ashobora kuba turiya muntu urasa umuntu. Hari ingengabitekerezo twagiraga kera uvuga ngo umukire si umuntu, ngo abakire sa n'uyu munsi iracyahari. Niko bimeze se, ngo abakire sa abantu, umuntu akajya kureba akajya ubona uri nk'ikigirwamo. Ntabwo ari abantu. Ariko buriya hari ikintu kimwe hano byavuye mu njimbo y'igihugu nabigusobanuriye mu 2000. Ubwenge, kari akantu k'ubwenge ndabyibuka ngiye njya kwiga cyane, harimo ako kantu nyine ntangira kumenya impamvu niga, harimo ka kantu kuvuga ngo nakubwiye indimbo y'igihugu uri ukiri mu cyaro cya kabiri, niga mu mwaka wa nari nkiri mu cyaro, turirimba indirimbo muri primaire, sinakubwiye bayitwigiye, twaririmbaga buri munsi mbere yo kwinjira mu ishuri kayisubiramo. Cyagika cya kabiri mu karago wa 3 ndacyumva neza, ariko kari akantu kari keza cyane, ndakumva indirimbo y'igihugu ndatikinze. Noneho hantu byasorezaga rero kiragika kirangirira cya kabiri, nako cya gitero cya kabiri, ngo nukutera imbere ubutitsa, kandi nanjye nashaka gutera imbere ubutitsa. Ariko bora nko muri quartier ahantu tuye hari umuntu wateye imbere ufite nka moto, nkabona moto, nkabona igare. Bura nicyo kintu cyambabazaga, bura najyaga nyonga igare, nyonga igare cyane. Nagera nko ku musozi umuntu wa moto akanyuraho ameze gutya, atanyonga yaksera ameze gutya, agakebuka kandeba nta na rimwe nahitaga nkomera, nahitaga nkahagarara ugasubira ku ruhande, we nkabanza nkumutegereza akabanza akagenda, ko nawe gari kunca intege kuri kubona umuntu utari muranyonga we afashe none ngiyewe ndi kugira gutya, yanyuragaho namureba nkahita amagara nkamureka abanza arenge ngende, ariko nkahita mubane nkagira intekerezo uvuga ngo uriya muntu yarakoze kugira ngo agere hariya. Kenshi moto yabaga igenda agoronome, kandi yari agoronome akaba yarize. Nkumva ko nanone ubwenge ushyizeho umutima ka kantu, nabigusobanurira gushize mu kiganiro cya mbere, ubwenge ubushyizeho umutima ugafata amaboko ukayashyiraho umutima, ibyo bintu byakungahaza bikwiye ugatera imbere ubutitsa hejuru. Ako kantu iyo formule none mitabane ngomba kujya ku ishuri, ndiga nyine nkorana business rabizi. Noneho ngeze mu gihugu ushize wari kuvuga ukuntu muri Kenya njya gushaka, nari narabonye ishuri mu gihugu cy'Ubufaransa nayo gusorera kera, nabonye burse. Twihuse impamvu nshaka ko tutihuta ibiganiro byawe byinspiring abantu benshi.
i Bugesera ntabwo wari ufite ubuzima bwiza, twita tugera muri Kenya rero kugira ngo iyi PhD tuyigereho bumve yuko ntabwo ari ibintu umuntu abyuka ngo atekereze bihite biba. Uyu munsi abajene hariya mu mujyi haba abantu birirwa batuburira abandi na online, umuntu arabwira ati kanda hano noneho nkwereka uburyo umuntu akorera amafaranga asinziriye. Hari ibintu bita ngo forex trading, ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu rwacungana n'umuzungu guhugirwa muri iki. Ntabwo abantu batekereza yuko umuntu ashobora kujya kwicara mu ishuri akabona ubumenyi bugatuma baho cyangwa se bugatuma bumukire, ntabeho gusa. Ntubeho gusa, biriya bisaba kuba wayize. Buri ishuri rikoze ku buryo ugomba kubaho, ariko gukira byo utaba wayize ukazajya ubyumva mu itangazamakuru. Ishuri ni ukuba rikwigisha kubaho gusa, kubaho neza. Ukurikije ahantu wari uri ushobora urazamuka ukabaho neza, ukabaho ngaho nta kibazo. Ariko ntiwaboneka middle class mo hagati aho ngaho. Gukira ariko nyine byo wumva mu makuru binyuzeho, wumva abakire bari kubavuga unabazi urutonde nyine bakarushyira nko kuri bakarukubaza, uburuzi nyine ubizi neza, ariko nyine uba wazamutse. Iri rimaho twakuriye amateka yacu urayazi. Kuva jenoside yakorewe Abatutsi turi aho ngaho tukavuka twisanga mu buzima tutagizemo uruhare. Tukiri aho ngaho reka mubwira akantu gato urazwihangana, biragoye kubizamuka. Uburyo twazamutse n'uyu munsi none rimwe na rimwe usanga rimwe na rimwe harimo akantu. Hari ijambo rijya ryambabazaga mbere, ubu ntabwo bikimbabaza kubera ko nta mafaranga ndagira ntarakira byarambabazaga. Urumva iryo jambo ni ukuvuga ngo nta bakire bajya bababara. Amafaranga ni therapy. Hari igihe ureba wabona ko ufite ibyo kurya nk'umuntu yakuvuga nabi, ashonje, ufite amafaranga ntabwo nta kintu bishobora kugukoraho. So icyo gihe twebwe urumva twazamutse, ukazamuka uri imfubyi, nta mubyeyi ufite n'umwe, udafite mama, udafite papa, abantu ukamenya ubwenge abantu utari kubabona. Wumva uburyo ubaho, ubona usanga ari abantu bagufasha. Nakubwiye umuntu wamfasha wadufashije my aunt, ugasanga muri abana benshi cyane hari umuntu kubafasha nawe w'umwana, ari umwe nawe nta bushobozi, nawe ari umwana, nawe arimo arabarera mwembi, nawe ari umwana mwe, muri nk'abantu nk'icumi. So urabuzima waraburebaga, n'umuntu yakubwira ukakubwira ati ugomba kwiga. None ugasanga kwiga leta y'ubumwe kwiga ni ubuntu, leta ibyawe birimo, ugasanga nibwo buryo none bwo gutera imbere, bwo gukira, kandi noneho nta n'ijana utanze. Njyewe nta minervare nzi kuva nabo n'uyu munsi, nta minervare nigeze no mu Bushinwa. Oya, mu Bushinwa ntabwo nigeze nakwishyura gute? Nta minervare, nuvuga ngo njyewe nakuze leta iri kumfasha. Nkaho urabona kwiga muri uwo mashuri no mu Rwanda, amashuri ni ubuntu mwiza kuva muri 12 abanza, secondaire na primaire. Icyo gihe urumva leta yagomba kudufasha binyuze mu kigega cya Farije. Bakadufasha tukajya ku ishuri, ukaba bizi ko amakayi, matera, ibyo si ikibazo. Ndabyibuka bageze kutwirukana 10 y'imikino. Ibihumbi 10? Oya, amafaranga 10 y'imikino. 10 y'imikino turayabura, baratwirukana. None batwirukanye, ubwo si 10 ryagomba kugura iki? Nayo imikino nyine ngo bazakoteze bagure nka baro, urumva twinjira ngo y'ikigo kuzajya gusohoka gukina 10 y'imikino, baratwirukanye. Twese ariko twebwe nta bushobozi n'uburyo turiho, ni leta idufasha, leta y'ubumwe. Twaratashye, dutashye tugeze mu rugo 10 rirabura. 10 umubyeyi yatujyanye ku ishuri, batarika abana nta mafaranga ari iki gutya na gutya, murabona natwe nyine uburyo kubaho byari bikomeye, no ubarera nawe no gutyo na gutyo. Ariko ubwo habayeho uburyo inzego zaganiriye, yari twari nka 5 menya ari senkani, baradusonera. Ariko habaye kuganira, hari inzego zaganiriye, baratubabarira iryo 10. Turiga ibyo bintu ukabibona, ukabona 10 ribaye ikibazo, watashya abandi gasigara biga. Segonderi turakomeza, leta ikomeza idufasha wiga, ukabona niyo nzira yo gutera imbere. No hakabaho ijambo rivuga ngo yari nka moto nayo rivuga ngo yimijwe n'ikaramu ngo ntirambura. None waho andika n'ikaramu ukavuga ahangaha nta gahunda yo kurambura, ahangaha ni inzira njya gukire ndi kwerekeza. Noneho umuntu agakomeza, ufite ubu segonderi leta iradufasha ugatsinda. Naratsindaga njya mu mashuri ya leta, bakadufasha. Ngeze ndaje segonderi nibyo nakubwiraga, njya dusaba buruse online n'abana
bari bafite amakuru ndabakurikira b'i Kigali banyereka amakuru twapurayinga ibintu tubona buruse ariko kubona viza ari ikibazo. Ubona buruse ijya mu Bufaransa. Noneho viza waravuye Ririma wizanye naratsinze njya muri secondaire nkomeza kujya n'izantu bita muri groupe scolaire de la Salle ibyumba. Noneho ndangije urumva ko akunda uba uri kumwe n'abana b'abakire b'i Kigali mugendana bafite amakuru abantu babakene urumva n'abagendera kure kuko urumva nari umukene. Barambwiye ngo kugendana n'abakene ngo urimo urakora amakosa. Ni ikosa rikomeye cyane kuko urumva njye mba nzi icyiciro ndimo hari ibyo utamenya hari ibyo utagera nari mbizi ko ninguma nabariya nta kintu nakunguka. Bana b'abakire rero ni basket nagiyemo kubera cyane abana b'abakire bakinaga basket niga basket kugira ngo tujye tubasha kuganira. Nka buruse umva nayo nyibonye habura gatoya nayo urumva habaye ikibazo ko twashatse amaviza ngenda njyewe n'amakamyo nkajya ngiyo za Uganda za Kenya za Malawi za hose za tujya za Burundi usaba rifuta amakamyo ngaya yari umuroki ujye gukora ikize shaka icyo gihugu ntabwo cyari gifite mu bantu mereze neza n'Ubufaransa. Ngeze muri Kenya niho nakwamiye. Warasabye rifuti kwikamyo niri kwikamyo mwageye iminsi ngahe? Cyumweru ugenda nk'icyumweru kugira iminsi 4 hari kuntu mugera mukagira ikibazo ku mipaka imisoro n'ibiki bigatuma mukarara ukaguma mwikaho. Noneho Kenya niho byarangiye nyiburiye bitananagumayo ngumyeyo amakuru buruse zisohotse abantu banyohereza imvaho ngo nasohotse ngo mfite buruse ya leta. Mumvaho nanditsemo kugaruka itike byari ikibazo. Wageze muri Kenya itike nayibuze ibintu byose ibana bitameze neza. No ikintu cyabayeho nafashe imvaho yanjye njya kuri ambasade ahantu bitagigira ambasade y'u Rwanda muri Kenya njyana n'imvaho ndababwira ni ngewe rwose nari ndi hano mu buryo ibintu byaranze mbura ubushobozi nkwamira hano ibintu byaranze nyine ndi kwiruka nkangaha ariko imvaho naratsinze. Uyu munsi nta kintu umuntu yakwerekana igihugu nta kintu wakwerekana uyu munsi bijyana imvaho wabwira ngo dore list izina rya ngiri ngewe ndashaka kugenda nige nsinde nanjye mpinda ubuzima ndetse mfashe n'igihugu cyanjye nzafasha igihugu cyanjye mu iterambere ndamuka nize. Ashaka ati kigusubiza mu rugo subiza mu Rwanda noneho ngiye nkagenda nkiga kuko ibyo byari byanze imbasi bampaye itiki harantegeye abantu bamita ikingeze Nyabugogo bisi ngeze Nyabugogo gire banageze muri uri mu Rwanda uri mu ubwo nibwo nahise nkomeza kaminuza hano diga buruse ndayibona badufasha leta uriga ndabitsinda nza kubona uburyo bwo kujya mu Bushinwa nabwo urabiza amakuru n'amateka. Ngeze mu Bushinwa no mfite buruse nabonye nige ku maburuse ya leta y'Ubushinwa nabwo ntiwishyuraga Minerval. Nyuma nza kubona buruse ya guverinoma ya Shanghai muri doctorat muri mpamyabumenyi y'ikirenga nza kubona ya Shanghai guverinoma ya Shanghai kuko niyo umushinga ndi gukora ni uri muri Shanghai. Guverinoma ya Shanghai mpa buruse ndangiza kuri guverinoma ya Shanghai noneho baranangumana ngo kubera ibintu nyine uri kubikora PhD iboneka gutyo muri urwo urugendo gutyo ariko urumva na government ni government of Rwanda, government of China, government of Shanghai municipal gutyo urumva ariko bisaba gukora cyane. Ntabwo guverinoma yaguha buruse ngo ujye muri kaminuza n'urugero utatsinze hari amanota bafatiraho. Shanghai ntabwo guverinoma yaguha buruse award ya buruse utatsinze. Aho ngaho rero gukora cyane kugira ngo urubyiruko rukurikire ibiganiro rubyumve neza. Wavuze uti systeme ya education ituma umuntu abaho gusa ukabaho nyine udasabiriza ubaho urya wishyura inzu cyangwa se ukagura akazu ko kubamo hahandi ubwira ngo ngiye mfite inzu cyangwa imodoka. Wa muntu mu Rwanda abantu bavuga ko ari umukire buriya mu Rwanda abakire ni benshi buri muntu afite umukire baturanye kandi uwo mubonye bavuga yuko ubwo kujya mu ishuri kwiga bimaze iki niba umuntu atagomba kuba umukire kubera yuko yize kwiga
hari ijambo rimwe umuntu hariya mu Bushinwa dufatira icyitegererezo bita Mao Zedong. Ni umuntu wahinduye kiriya gihugu mu gihe gitoya cyane kikaba uyu munsi none kuri ekonomi idashidikanywaho ko kiri kuyobora isi. yaravuze ngo haha shweshi tete shanga. Iryo jambo niryo dukunda duhora ngo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo haha shweshi tete shanga. Bivuga ngo uko wiga neza buri munsi uri gutera intambwe ujya juru mu buryo bw'imibereho myiza. Bivuga ngo nimba kwiga ari nk'urwego, uko wiga neza n'intambwe utera ujya hejuru urimo uragenda utera imbere. So ako kantu rero kwiga iteka umwana agomba kumenya ko arimo arazamuka ajya juru. Ajya juru ariko ntabwo ari bubone ubukire. Nicyo kibazo. Wavuze uti kugira ngo umuntu abe umukire ntabwo ari amasomo, ntabwo ari kujya mu ishuri. Bivuze ngo hari ikindi kintu gihishemo tutajya tubwirwa. Icyo kintu rero kuko umwana hano mu Rwanda utari uwo mu mujyi cyane cyane bakohereza ku ishuri ngo utazaba imbwa, uzaba umukire, uzahindura amateka y'umuryango, uzankiza sha, uzadukiza wowe, kubera yuko nyine yagiye ku ishuri. Ariko mu by'ukuri wowe tubwiye yuko kujya ku ishuri atari byo bituma umuntu aba umukire, ahubwo umuntu abaho neza gusa. Iyo ushaka kuba umukire rero ubundi ku ishuri hakugira smart. Ushaka kubaho nyine ushobora kuba smart, ariko iyo ushaka gukira noneho bigusaba kuba uri wise, ukajya ku ishuri ugashaka amakuru ariko ukanamenya niba ushaka kugira ngo wige uzabeho, wiga ushaka gukira. Nkatwe twize nyine dushaka gukira kandi tugakirira ku ishuri, n'ubu tukiga tugakomeza twikira hejuru. Bivuga ngo bigusaba kuba uri wise, ko system ukuntu ikoze y'ishuri ntabwo ibikwemerera. Bakubwira ko uziga, wamara kwiga ukaza ukabona igipapuro gihamya ubumenyi koko ko ubufite, bakaguha akazi, ugafata icyo gipapuro ukajya gushaka akazi, uguha akazi. Urumva aho ngaho ni ugushaka akazi, wamara kubona akazi ugahembwa umushahara, noneho ukaka akadeni muri banke, noneho ukaguma ubaho uraho muri middle class. Nibyo koko nk'umwana wo mu cyaro we ushaka guhera ku busa, ushaka kuzamuka, go to school, jya kwiga. Ariko se urubyiruko njye nabagira inama yo kujya kwiga, kuko buriya iyo uri kwiga amakuru uri gukora amakuru. Nimba amakuru ubukire ari amakuru, ukaba uzi ko ufite amakuru, ikintu kiba gisigaye gusa nuko uriya muntu ahita aba wise, akamenya icyo adashaka gishobora gutangwa n'icyo ashaka. Arashaka kubona impamyabumenyi, akabona impamyabumenyi nyuma yayo arayishaka. Ariko impamyabumenyi izamuhesha akazi, ukamenya ko izaguhesha akazi ukabaho, ariko ntukire. Icyo kintu cyo kudashaka uzi neza ko impamyabumenyi itazagukiza, izakubeshaho, kandi uko kudakira no kubaho bizaterwa no kuba ari uko ufite icyo gipapuro. Urumva ngo uzi icyo ushaka, urashaka kwiga ukagira ubumenyi, ariko ubwo bumenyi buvuye mu ishuri, kuko ku ishuri batakwigisha gukira uburyo ibyo bintu uzabyaza amafaranga, kwigisha kubikorera abantu babibyaje amafaranga bo bakize, ukabafasha gukira cyane. Ubizi neza ko icyo ari ikintu kizazanwa n'iyo mpamyabumenyi uzaba ufite. Iyo ubaye wise rero, icyo kintu rero cyo kutazakira kizaterwa no kuzazanya iyo mpamyabumenyi. Icyo kintu nicyo ugomba kumenya, ko ushaka uburyo bumwe cyangwa ubundi ugomba kubona kiriya gipapuro umukire. Yego. Ibyo rero nibyo bigusaba kuba uri wise, kuba wise. Abakire benshi ku isi nkeka ko batavunika, havunika ababakorera, batuma bya bintu by'ubukire bikomeza kuzamuka no gutumbagira. Ibanga ryo kuba umuntu agomba kuzaba hari umukire atavunitse, atari bya bindi babwiye abantu ngo kirika hano ngo hanyuma ngo hari amafaranga uzajya ubona ngo utakoze. Iyo nyungu yo ntayibaho. Naje kumenya ubwo bumenyi, iyo nyungu utakoze ntayibaho. Keretse hari amafaranga runaka watangiye kubona menshi, nibwo ushobora kubaho utakoze kandi ugakomeza ukaba umukire. Ibanga ni irihe ryo kuntu ako kantu uvuze, abakire benshi babona amafaranga bavunitse, ahubwo bwabo kwa kuvunika kutagaragara ko mu mutwe. Buriya abakene kuri kubibarira mu bayede, buriya kubera ko bayede n'abafundi, kubera uri kubona ikarayi yayikoreye ikarayi, buriya niba bavunitse.
bura abantu benshi cyane mu Burayi barabona basimbuka amazu ni abantu buri muravuga bo bakire ariko bavunika mu buryo bwo bakavunika cyane agakegera agasimbuka cyane, icyo bita depression y'ubukire kubona ibintu bitarimo birakunda kandi ufite ibintu barakoresha rero ubona uri kuvuga ngo bari kuvunika bariya ntabwo bari kuvunika uvunika n'uriya ugira stress akaba yasimbuka baravunika mu mitekerereze. Rega gukira ni amakuru, ni ugutekereza, ntabwo barabashyira ibintu mu bikorwa. ubwo umuntu uvunika n'uwubatse arena cyangwa wayitekereje n'uburyo izabaho n'uburyo uriya niwe ushobora kuba niwe uvunika cyane, ushobora no kuyitekereza agasara. barabashyira mu bikorwa. njya kwiga engineering imbere bambwiye ko hari akantu bari barambwiye ngo uko wiga engineering uzamuka hejuru ngugeraho ukajya hari ntivugeraho ukaba wagaragara kuri wa munsi wo gukata ka gatambaro ko gutaha inyubako inauguration ku buryo uje gukata gusa ntakiri wakoze. nibyo banyigisha, niyo morale banteraga ati uko wiga engineering ruvuga ngo umuntu utaragiye ku ishuri nawe ashobora kuba kuyobora abandi agatsinda k'abantu 15 warangije sogondere nko mu bwubatsi ashobora kuba gapita akayobora nk'ahantu yego. noneho urangije hariya za IPRC hehe uriya we noneho site ashobora kuyigumaho akayikora neza, engineer akageza rimwe na rimwe. ubone engineer ushobora kuhagera rimwe cyangwa ku munsi akanyura agenda, urumva ngo ni engineer. None kugenda afite ahantu nk'hatanu ajya masters ushobora kuba ufite projet imusanze Huye na za Rwamagana ugenda unyurayo none ubwo urumva dogiteri we abo bantu bose baba bakora ariko impapuro zose banditse bakoze bashyiraho izina ry'umuntu udahari gusa bagenda bandika wenda ngo dogiteri runaka wenda katabarwa bakajya basinya. Urumva ibintu baba bari gukora hari umuntu watekereje uri hara hejuru we, none niko byo bambwiraga ngo niba ukagera hara hejuru uzagera ahantu uzajya gusinya gusa n'izina baryanditseho ukajya usinya, none wowe ukajya ukora ikintu cyo gutekera ibintu bigakorwa cyo kora ku munsi wo gukata ka kantu akaba ari wo uhagaragara ukayoza gutya ati banagushimira ati iki ni warakoze gukora utarahageze urumva ukaza handitseho izina ryawe gusa ugahita ukata ka kantu kuri rwa rwapa rwerekana ukuntu umushinga uzagenda niho uri gusa ku izina gusa. Ibyo bintu nabyo biri mu byatumye njya ku ishuri ngumayo cyane kugira ngo ngere abantu mu kirere, byari motivation. Ariko ishuri ryo niyo nzira nziza yo kwiga ku mwana w'urubyiruko kugira ngo umuntu akomeze kuba umukirere atavunitse akaba hari umukire kugeza apfuye. Umukire usinya ariko kuvunika aravunika, uvuga we no kuba umukire utekereza akajya asinya akazi nyine k'amaboko wenda amaboko agasinya ariko akazi ukora karakara wowe no gutekereza ubutekereza ahubwo k'amaboko kagaragara na kano kagaragara ni ugusinya. None se igihe umuntu azasazira atakijya muri retirement, ayagiye muri retirement azakomeza akire hejuru koko akomeza azamuke? Ibyo rero bisaba icyo bita ishoramari. Kuba igihe wakoraga ugifite amaboko ugikoresha amaboko, akantu kamwe wenda navuga zino mbaraga wavugaga ibintu byose kugira ngo ugere hejuru bihera hano hantu kuvuga mu gukoresha imbaraga cyane. Ukoresha imbaraga cyane uko ukora n'imbaraga ukomeza uzamuka. Hari akantu ugomba kongeraho ka kantu ushobora kuba smart ukamenya icyo ushaka, ariko waba uri umukarani ugomba kuba uri wise utekereza cyane. Iyo rero uyu muntu wakoze bigakunda cyangwa uri hasi uri gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ukomeze ukire uzamuka hejuru, nuko umenya ikintu nanone bita kwiteganyiriza cyangwa se investment, ishoramari. Ejo heza iterambere fund, ukamenya nyine iterambere fund n'ejo heza. Hari ahantu ugomba kuba uhazi. Iyo utari kumenya ejo heza, leta ibigenda ishyiriraho zira gahunda za ejo heza, iterambere fund, RNIT, turatuntu nta bantu b'abacurabwenge ari hejuru baba batekerereza abantu bakanibasobanurira karakanita ubuzakena. Ishaka kugira ngo ukomeze uzamuka hejuru icyo kintu ugomba kukimenya. Hari rero iyo wakoze imbaraga ibyo musaruro bya bintu byatanze kizigamira ugashora imari hariya
gukena urimo uragenda ubirwanya ubikubita ubyegeza kure. Retirement mu Rwanda no mu Burayi iri ku myaka 62 niyo atari n'itatu. Katabarwa kurangije PhD ukaba uri n'umukire uzategereza icyo gihe cyose kugira ngo ujye muri retirement uhagarika akazi. Ubundi nuko nkiri ku ishuri ndimo ndiga ubundi ubu ngubu. Wiga ibikize none? Ndi kwiga, urumva twebwe iyo turi hariya wigisha ubu wiga ndi gukora ubushakashatsi. Ni uwo bita full time researcher muri kaminuza. Uvuga ngo ni ubundi bumenyi ndimo ndiga bwatuma bwa bumenyi nakoze nkomeza kubushyira ku rwego ruhanitse. Niwo ndimo ndiga. Ubundi nzava ku ishuri mpita nakubwiye ko nta kazi nyine ngomba gushaka ko kugira ngo mbeho. Ngomba guhita nditaringa. Ukiva ku ishuri? Ishuri nimva ku ishuri mpita nditaringa. Ntabwo kuva umunyeshuri wa mbere numvise ugomba kurangiza ishuri agahita ritaringa. Ishuri ibintu nk'ibyo by'ishuri ngomba kuva mpita nditaringa. Iyo projet nayo bari ni projet ni nko mba nayisabye naraplayinze nyikora nkanjye nyine ni nko kwikorera ariko gukomeza wiga ufite ibikoresho bya kaminuza. No gutanga amasomo no dusoma tungaye umuntu aba haba ni nka support ntabwo ari ibintu bikomeye ntabwo ari ibintu. None se nurangiza ugahita uritaringa uzaba wararuhiye kandi uracyakora research. None se retirement rega narakoze bihagije. Nakoresheje amaboko ubu ngubu byo nk'ubu nararitarinze ubu ngubu niba navuga ko nararitarinze. Gukoresha amaboko ubu ngubu byararangiye. Ibi bintu reka nsobanura akantu kamwe urubyiruko. Izi mbaraga ubona uba ufite uri urubyiruko ntuzikoreshe z'amaboko. Izi mbaraga ntizibikika. Ntabwo wazizigamira ngo uzabe uzikoresha. Ntabwo izi wazizigamira. Akantu nakamenyeje ubu ntabwo nari nkazi. Napfuye gukora gusa ariko ngezeho hari ahantu ugera ubundi ubimenya iyo uzamutse sikariye. Nk'ahantu elevator cyangwa ascenseur ipfuye. Ukazamuka sikariye ukajya nko ku ya 5 nibwo umenya ko za mbaraga zishira. Zino mbaraga tuba dufite urubyiruko. Ntabwo zino mbaraga zibikika ugiye kuzizigamira uzazikoreshe mu myaka iri imbere. Umujene ahantu ari uryamye udashaka gukora akaba yumva ngo arimo araruhuka ngo arimo arabika zira mbaraga ntabwo wazizigamira ngo uzazikoreshe mu minsi iri imbere. Ibyo bintu uzabyicuza. Imbaraga z'amaboko genda nimba ari ikiyede kore ukoresha imbaraga. Izi mbaraga ni impano uba ufite zirashira. Imbaraga z'umubiri zino zirashira. Natubwira ati amafaranga ni make urumva ngewe abantu benshi baba batanga impamvu gusa. Ariko bura bukungu bw'imbaraga z'amaboko abafite amenye ko zirangirana n'urubyiruko. Zirashira yabara ziryamyemo yararyamye ku myaka 30. Ese ubundi igihugu kivuze ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. None se nyuma abandi rumva ari iki? Ni ukuvuga ngo amafaranga igihugu gifite n'izo mbaraga. Ziriya mbaraga ni ukuvuga ngo iyo urenze imyaka y'urubyiruko rero wageze mu myaka yo gukoresha ubwenge noneho umutwe gusa. Umutwe rero ubora ibintu byo gukoresha ubwenge bwo mu mutwe ubora bigezeho warakoresheje imbaraga z'amaboko. Umutwe wakidevelop. None za mbaraga z'amaboko icyo byatanze none ugatangira gukoresha mu mutwe ubyaza ukoresha bya bindi bya shoramari twavugaga ukora ibindi bintu ukoresha abandi bantu ariko zira mbaraga zo ntizibikika. Izi mbaraga ufite wirukanka ugira gutyo zipfusha ubusa uryama urubyiruko uryama ntabwo izi mbaraga ntabwo zibikika. Ntabwo ushobora kuzizigamira ngo uzazikoreshe hazaza. Koresha imbaraga ukizifite. Urebe uburyo wikura mu bukene. Birashoboka. Hari umuntu wifitemo abo bantu babaho batajya bemera ko bishoboka. Umubwira ko bishoboka agahita kuba impamvu nk'igihumbi. Gira ati wacu papa mama abo twari duturanye akaguha impamvu nk'ijana kugira ngo ukumveke ko bidashoboka. Agahita yiryamira akiyorosa akavuga ati n'ubundi akabitsa imbaraga. Ntawe iwacu wigeze agira atya, ntawe iwacu wigeze atura ikiganiro, ntawe iwacu wagize ntawe iwacu bese akaguha impamvu nk'igihumbi. Ako kantu kuvuka mu muryango ukennye byo nta ruhare ntabwo wavuga ngo wabigizemo uruhare. Ushobora kuvuka nyine ukavukira mu muryango udafite amikoro. Nta mahitamo. Kugira noneho umuryango wo gukomokaho ufite amikoro nta mahitamo.
kugira umuryango ufite amikoro. Ni ukuvuga ngo wowe ushobora kuba waravukiye mu muryango udafite amikoro, kugira umuryango udafite amikoro ni amahitamo yawe niba warabihisemo. Ni ukuvuga ngo kuvukira mu muryango udafite amikoro ni uruhare, nta ruhare na zeru wowe ubifitemo. Ariko kugira umuryango udafite amikoro wowe ni amahitamo yawe. Nta kintu ufite cyo kwisobanura cy'uko wowe ngo aho nkomoka ngo iwacu nta muntu wigeze ukira, ngo nta muntu iwacu se njyewe ninde wigeze ukira. Gukira biri aho ngaho, ariko ako kantu wowe gukena ni amahitamo yawe, uba wabihisemo. ntabwo bigomba kubyitirira ngo urumva ngo ntabwo nagize abakurambere b'intwari ngo bitanze batizigama kugira ngo ngewe ngo ebana ngo mvemo umukombe ngo ntere imbere. Ukaza kuba ufite ubusobanuro bw'uko ngo utagize ngo abakurambere b'intwari ngo bitanze batizigama. Ibyo bintu nta busobanuro ufite. Wowe none ugomba kuvamo umukurambere noneho w'intwari, ukitanga utizigamye, abandi ikindi kiragano kikazaza kivuga kiti navuye mu muryango ukomeye. Iyo ushatse kubaho rero nk'abo ngabo uvuga ngo iwacu nta muntu wagize biriya ngengabitekerezo, ni amahitamo. Gukena ni amahitamo. Ni amahitamo. Katabarwa, iyo uri hanze y'u Rwanda ibyo ari byose uba ureba mu Rwanda umunsi ku munsi ukurikirana amakuru. Sinzi niba uba ku mbuga nkoranyambaga, sinzi niba ureba urubyiruko, abanyarwanda bakiri bato by'umwihariko ibintu tubamo, ibyo birirwamo. N'inama wabaha kugira ngo nibura nk'uko ufasha urubyiruko rw'Ubushinwa, ufasha n'urubyiruko rw'u Rwanda, nibura ibanga ubona bo bafite tudafite, kugira ngo umuntu ku giti cye ubwe atere imbere udategereje ngo igihugu kizaguteza imbere. Wabagiriye ihe nama, watugiriye ihe nama, wowe urabarebera hanze kandi ukaba uri mu gihugu. Njya mbona utuvideo, sinzi niba ari propaganda nayo y'Abashinwa bakora, ukuntu umwana muto w'imyaka 3 akura bamwigisha gukora utuntu nyine akoresheje amaboko ye. Bakamwigisha n'urugero kuba gushinga akantu k'umunara akiyubakiye ari agakinisho, cyangwa se agakura aho kureba amadese anime, bamwigisha abo kubaka ibintu biri muri 3 dimensions bijya gusana bya bindi abandi bareba bakurikirana cyane Amerika n'Uburayi. Ni rihe banga wado ku bana b'urubyiruko kugira ngo donko urabona mu Bushinwa hari uburyo urubyiruko rubayeho, natwe urubyiruko rwa hano hari ukuntu rubayeho. Abenshi usanga twigana ubuzima bwo muri Amerika, turashaka kwambara nka Katabarwa twabonye ku isimbi, nka Jay-Z, nka Kanye West. Umuntu asigaye yambara igipantaro kinini akaba aribyo bigezweho. Umuntu asigaye akora ibintu bicuritse kugira ngo society imukurikire, kuruta uko umuntu yakabaye akora ibintu biri juste kugira ngo society imukurikire namwigireho. Ufite isi y'uburengerazuba iratwinfluence cyane, mu gihe Ubushinwa ubwarwo aribwo bw'influence umuturage w'Ubushinwa. Twebwe ngira ngo hari uburyo dutekereza batandukanye nuko Abashinwa batekereza, kandi byakabaye bidufasha. Abashinwa rero bo buri gihugu biterwa n'umuco wacyo. Muri Abashinwa uburyo babareramo, bafite uburyo umuco wabo ufite imbaraga cyane. Famille ni ukuvuga ngo umuryango ufite umwana umwe, mukuru w'umwana uri mu muryango aba ari se. Ni ukuvuga ngo umuryango ufite akana kamwe. Ni ukuvuga ngo umuryango ufite umuntu w'umwaka umwe umukurikiye afite 30 akaba ari papa we. Papa we nawe aba afite papa we na papa we afite papa we. Noneho bakagira uburyo bo bagenda bigishanya. Ni ukuvuga ngo njyewe mberaho abinyuma, njyewe nza nsanga wenda ibyibanze zo bita basic needs, ibyibanze biteguye. Njye nkashaka none atangira atekereza ibirenze uko nabwo bagomba gukora nk'ibyase. Urumva bo mu buryo bw'umuryango. Hano rero muri Afrika ho buri muntu amenya ibye. Urirwariza kuko muri 10 ngo mama ngo afite abana 17, urumva ko biragoye buri muntu akura amenya ibye. Rero muri Afrika nk'urubyiruko wenda nk'inama ngiye natanga, nkurikije uko ubona urubyiruko rwo mu Bushinwa. Uyu Bushinwa ntabwo wabagereranya, ntabwo wabagereranya. Ku buryo ntacyo twabigiraho se. Bobo ukuntu bo bakoresha tekinike nyine. Bobo abakurambere b'intwari
baba baritanze batizigama kugira ngo bitangiye uwo muntu ugiye gukurikira urumva hano urumva biratandukanye. Papa nawe abarwana no kubaho n'undi nawe akaza amenya ibye umwana cyangwa mukavuka muri 10 umwana unaganirira bavuka 17 we n'uwa 13. Urumva hariya niho handi usanga leta ifite umuzigo amashuri bigira ubuntu kuko bashyizeho minerivare barivamo bose ariko leta ko nayo bikeneye izo mbaraga ibigomba gushyikura uburyo igerageza abo bantu bakagira ubumenyi bakajijuka noneho bakubaka igihugu gifite icyo bita sustainable development iterambere rihamye kuko iterambere ridafite abanyabwenge biba bigoye ejo biroroshye kugira ngo bihirime ariko ufite abana bafite ubumenyi bize ejo iyo abo bakurambere ubu ngubu ho muzehe urabona ko ubu ngubu nk'umwana nka Keza we mu minsi iri imbere we abazaba baririmba ba Keza bano bantu mu 2000 bazaba baririmba abakurambere b'intwari bitanze batizigamye ko bazasanga igihugu kimeze neza kubera ababanje abitanze. Dufite umukuru w'igihugu ufite uri wise tekereza cyane n'abanyarwanda bazi ubwenge guhitamo bahisemo neza. Uvuga ngo kuri igihugu ubona abantu bitanga bataryama kugira ngo gitere imbere uriya mwana mutoya we azaza avuga ati abakurambere uriya we bizamura ko hana hera azajya aririmba yumva ari byo. Komeza cya gitera azajya kiririmba neza sinzi ngo ni cya gitero cyo mu ndimbo y'igihugu azakiririmba cyumve neza. So nk'urubyiruko ngewe nk'inama nabagira gushaka ubumenyi kwiga nuko ngo turacyafite Afurika turacyakeneye kuzamura ubumenyi nuko ngo turacyafite ubumenyi turacyagendera ku bumenyi bw'abazungu badusetingiye education system ugasanga turakiga ibintu karikiramu wenda yo mu Bwongereza uriga karikiramu yo muri Amerika uriga ibintu byakozwe n'abanyamerika ariko isi imeze ubu umuntu wese w'umwana cyangwa urubyiruko kwiga agomba kwiga ariko arimo aratekereza uburyo bwe bwo kwigisha. None si ibintu twize tubishyize mu gihugu cyacu byakora gute byabyara umusaruro gute byanteza imbere gute buri muntu ubumenyi afite wige ariko noneho ushyiramo nawe wiyigisha usoma ushaka amakuru ku giti cyawe ukoresha ubwenge bwawe kuko buno bwenge bwo mu ishuri ukomeje kubugendamo nibyo utera imbere buri munsi nyine uko wiga neza buri murazamuka buriya hari abantu bavuga ngo se ko twize tukayarangiza ngo bazakurikira iki none se sibyo hari abantu mujya muvugana ngo kugenda narangirije ngo ese ngo uriga ngo nararangije warangije ngo narangirije ngo segonderi agahita akubwira ikigo yararangije ese ubwo uwo muntu yarize urumva uwo muntu urumva iyo ngengabitekerezo ngo yararangije ubuse wowe ntiwarangije ese urangije PhD nose kwiga ariko utarangiye oya hara niho nabaye ncumbikiye buriya ariko biriya nibyo isi yasetinze yakiriho genda kiga ahubwo ubu ngubu ni igihe kirageze kugira ngo nige noneho biriya bintu byo kumva ngo umuntu yararangije ngo yasoje amashuri karakantu ni kabi ntabwo kwiga ntabwo bishira karakantu nuvuga ngo uriya muntu yigaga ibintu bamushyiriye hariya ntabwo yashatse kwiga we yashatse kuba gutekereza byagutse iga mu ishuri ariko utekereza byagutse birenze biriya bitabo. So ndumva nk'inama nabagira nk'urubyiruko benshi baba kuri social media cyo kintu nakivuze cyo social media igihugu cyabahaye internet yihuta imeze neza bura n'ubukungu ntabwo gukoresha ngira ngo bino ndi kukubwira ndi gukora bijyanye n'ubwenge karemano bira bintu biba muri nabyita nko mu masomo yari yose ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wize ICT abari umenye ibyo bintu ibyo rero urumva birasaba imbaraga nyinshi cyane kwiga umuntu ibyo yiga ibyo byose ariko areba naho isi dufite internet ufite telefone ufite uburyo ushobora gukoresha iyo internet ariko uraho ngo uri kwipfusha ubusa uyiriho uri kureba bya bintu bitinjiza kuri TikTok winjiriza abandi bantu ureba abantu winjiriza kiriya kintu uramutse umenye uburyo igihugu karakantu igihugu cyo cyaraguhaye ka internet wakabyaza umusaruro usoma wiga wihugura wiga ibintu ushaka ntabwo
gukena ibyo ntabwo wakongera kuvuga ibyo bintu. Iyo umwana yiga akatabarwa mu Rwanda cyangwa muri Afurika, muri primaire uba uzi yuko ibintu ari kukwigisha ari byo bintu bizatuma uba umukire. Ariko noneho warangiza primaire wajya muri secondaire ugasanga bagucariye iragucarenze n'ibyo wize hasi nta kintu bikumariye. Hanyuma fatiye nko kuri katabarwa mu bintu bakwigishije muri primaire, bya bindi wagenda gusubiramo bitewe n'ubumenyi wari ufite cyangwa se capacity yo kubifata mu mutwe kwawe, ni ikihe kintu uyu munsi ugenderaho mu byo bakwigishije muri primaire? Kirakivugo batwigishaga amasomo yitwa religion, batwigishaga morale, batwigishaga ST, batwigishaga imibare, igifaransa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uti ni ikivugo cy'imbeba. Ikivugo cy'imbeba nicyo kintu cyamfashije cyane, kubera ukuntu nicyo cyanyeretse ko mfite ubushobozi budasanzwe mu bwonko bwanjye, mu mutwe. Kiriya kivugo cy'imbeba cyari kirekire koko, cyari gifite agapaje zirenze zishoboka, zari noneho nta etide twagiraga. Ngewe iwacu nanjye kaminuza nta televiziyo ihari, nta umuriro waje ndi kurangiza kaminuza. Bivuga ngo kwiga twigiraga ku ishuri, ugataha wabirangije. Ndangije kaminuza ntarakora homework, sindakora umukoro mu rugo, kuko urumva nize ko kiriya kivugo cy'imbeba kugifatira ku ishuri ugataha, wataha utari bubashe gusubiramo, ejo mu gitondo ukaza ukimanuka. Nageze imbere nsanga abakoze cya kivugo cy'imbeba ni gute nagifashe, ntasubiyemo. Nsanga nshobora gufata ibintu byinshi bishoboka, ariho hajemo amazina y'inka, nkareba nk'inka y'abajiji, inka ya Rumonge, nkareba nk'inka nkasoma, nayireba nkabona rwose iri zina riri munsi y'ikivugo cy'imbeba, nkasanga abana ko ibi bintu ikintu isomo nakura muri primaire, ibi bintu biri hano ni gute ntahita mbinywa. Kiriya cyaramfashije cyane, nahise menya ko ubu ngubu mfite ubushobozi bwo gufata ibintu byinshi icyarimwe, ubwonko bwanjye nta nubwo nshobora kuba nkoresha 10%. Kiriya rwose cyarankanguye, nagifashe neza ko abantu twiganye nko muri primaire barabizi yuko ngiye rwose nabaga meze neza cyane. Twagiraga ibintu by'ibihano byo kuzagenda ngo ugatema cyangwa ukajya guhinga ishyamba cyangwa ugahinga ku muntu utakivuze. Ngiye narakimanuka ikivugo cy'imbeba. Icyo kintu cyaramfashije cyane kuko ukaba utakivuze neza ugahita bakujyana guhinga. Nisobanukirwa mbona ko mfite ubushobozi bwo gufata ibintu byinshi. None se kwa kundi umuntu yiga avuga ati ngewe imibare cyangwa physique ni ikintu nateze kuzatsinda, niriyo somo ryari ryarakunaniye Kataba? Isomo rero ryari ryarakunaniye kwa kundi nyine mwarimu w'igifaransa cyangwa se mwarimu w'imibare y'abagazi yuko agomba kuguha 0, agahora n'urupapuro rwawe ataranareba ibyo wakoze agahita guha 0. Abo bantu babaho? Oya 0 nta isomo ryo ntaryo. Ahubwo hari amasomo numvaga binyoroheye, hari n'imibare ingoye. Imibare ntabwo nigeze nyumva inyoroheye. Imibare narakoze nayitsindaga nakoze, natekereje, nashyizemo ubwenge. Ahubwo na physique nishyize mate physique na chimie, cyokora chimie nayumvaga inyoroheye, ariko imibare na physique birabinde mbyumva nakoze, natekereje, binsaba gutekereza. Ndabyibuka ubu njya kwiga muri secondaire, nari natsinze nyine bishimishije amasomo arimo biologie, ibinyabuzima na chimie n'ubutabire n'ibintu numvaga neza. Ngeze mu ishuri aho ngaho muri biologie na chimie nsanga higamo abakene, nsangamo abantu icyiciro barimo. Waragiye muri biochimie? Muri biochimie nsanga icyiciro barimo ukinjira mu ishuri usanga nararebye ndeba nsanga abantu bose barimo turi mu cyiciro kimwe, ni ibibazo gusa. Mvuye ku cyane none ngiye kubona muri pause mbona abi Kigali bari muri mate physique. Oyituvamo? Ntabwo nigeze mbaza n'ikigo. Nagiye muri break mpita nsanga abi Kigali njya muri mate physique, ariko imibare nkawe nyifata nyimenye imvunye, banyiza ariko ntabwo binyorohera. Noneho ngeze ndiga nyine nasohokaga kuri liste ebyiri, none yaza nkajya niyongeraho kuko nahise mba chef de classe. Mba chef de classe aho ngaho ukajya wishyiraho, niyongera kuri liste abantu batari kwibona kuri liste, bagera igihe barakumenyera. Sohoka kuri liste ebyiri bigeraho ngo mu mate physique, ariko urumva nari nkurikiye
babana bagiye batuma mbona na za buruse zo mu Faransa b'abantu b'abakire nakubwiraga nyine ko ugomba kumenya uburyo aho mugendana kugendana n'abantu batekereza biri mu mujyo wahuye nk'uko nawe utekereza uba uri muri ipyinagaza ugomba gushaka abantu bafite imitekerereze iri hejuru ku buryo bigiraho ni ukuvuga ngo nagumye muri mate ariko mate na fizike byaramvunaga hari umwana twicaranaga wumvaga imibare bimworoheye ubu yarakize simbizi ntabwo serora formule urumva byagorana urumva wewe yagiraga gutya nkawe ko sima hari ikibazo dupfa harimo katavuze ngo mushyireho inkokora ku buryo utagomba ikizami yagiraga gutya wakwiye inkokora mwarimu ariyo yasabye umwana agashyiraho akantu gutya akarushaho kumanuka ese no mu Bushinwa ni kuriya bandika ni kuriya mu kizami bicara biriya bintu rero systeme ukuntu ikoze y'imyigire n'ukuntu guhishanya n'ibintu biri aho ngaho ariko bitandukanye n'ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe urumva ni ugukorana umwana agiraga gutya imibare ngiye rero kuko ntabashaga narayimanukaga ukuntu imanuka ukamanuka equation ukagera kagacika habura akantu gato mu buzima busanzwe akantu gato iyo kabuze ureba mugenzi wawe urumva urumva ni team research team yacu mba mfite research team ugenda ukabegera akagira gutya kampisha ariko ibyo bintu niho ya formule yakubwiraga yavuye narakoraga ariko none nza gusanga icyo nakundiye science imibare buriya kira gisubizo cya nyuma réponse finale igira rimwe none nicyo kintu cyashibije rero buriya x uramanuka ugashaka x ugashaka x ugashaka x buri x binga ifite inota rimwe yibonye wenda tegara inzira noneho iranzira yose burigira nk'amanota nk'umunani 9 none umaze kuvumbura ko na physique nuko physique ari byo batubwira ngo les données ngo urebere données ngo ibintu babahaye mu mwandiko ugafata les données ukazandika ukandika inkoni ugashushanya ukuntu byumva ugakora wenda ngo bararashe ikintu gitire kiraza gutya ugashushanya ugashyiraho za données ugakora inkoni ubwo bugeze muri 5 ku 10 umaze gutsinda neza ugatumanuka n'ugakora iyo bita demonstration ugashaka formule anavuye ngiye urumva kubera ikivugo cy'imbeba ibintu ngibyo babyigishaga demonstration niyo narebaga ahantu formule yaturutse nibyo nge niyumvira n'ubu ngubu urumva twe dukora duhanga turi abacura bwenge ugahanga nka formule yawe formule niba ari ingenzi ushaka formule yaturutse nkareba uriya muntu nkashyira histoire ye nkanamanuka demonstration yikuye nkaimanuka nimba ari force ingana na masse fois acceleration karakanu kanyuma nakageraga hasi nkakademonta yego nkashaka les données mfitaho nazisimbuza nkagenda nsimbuzamo nkaba mfite 7 8 yanjye undi yashyizeho inkokora undi yashyizeho inkokora ariko kuzuza akagira 10 ariko ibyo bintu nyine bigira ingaruka mu buryo bwo gukira bifite ingaruka kuko ibyo bintu urumva biragoye niyo ugeze hanze ubanyamwigenda unyamwigenda ntabwo ushobora byakugora kuko uburyo ubukoramo buri wenyine uba ushaka gufata utuntu twawe ukiringa ariko se ubundi imibare uyumva bikoroheye uyumva udakora abo bana mwarimu ajya kwigisha ibintu ubona byumva agashyira nka chapitre nshya kumva afite amakuru mwarimu yababwira ubugiye kwiga nari kubyumva bimworoheye kubikubwira ati kandi ngiye ngomba gufata etude kwisobanukirwa ngomba kurara amajoro kugira ngo ngere ku bushobozi uriya muntu yafashe barebye inshuro none se kataba kumenya ibintu cyane ntabwo ari byiza kumenya ibintu cyane ugasanga umuntu ekonomi ayumva cyane siporo ayumva cyane imitungo ya Cristiano aza ahantu iri ibintu byose ugasanga byumva cyane n'amata akaba yumva cyane ariko bimworoheye oya ni umukene hari uzi byoroshye uzi neza umuntu wumva imibare imworoheye ntabwo bishoboka ibyo ni ukuvuga ngo kumenya ibintu ntabwo ibintu urabimenya ariko ntabwo ujya kujya ubundi ariko nta ndwara bisobanukirwa buriya ikintu kimwe PhD yanyeretse yansobanuriye buri impamyabumenyi y'ikirenga buriya iyo wize icyiciro cya kabiri cya gatatu cya kaminuza cya gatatu ubwo ni bachelor ni masters cya kabiri ni bachelors okay icya kabiri rero cya kabiri buriya ibintu wumva ibintu buriya PhD ni urwego ugeraho ugasanga burya noneho nta n'ibintu uzi
uri kubyumva kubera iki rubanda wumva ngo uri kubyumva ariko nyir'ubwite buri mubajije we ni ahantu ugera ukabona impamyabumenyi ariko nukabona ko noneho nta n'ikintu uzi noneho kubera yuko bwa bushakashatsi tugenda dukora tumaramo igihe ufata umwanya wenda uri muriga n'urugero ndimo ndiga kuri nk'ubu nakoraga ubushakashatsi ku iterambere ry'imijyi ryo bita smart city development ibintu by'iterambere ry'imijyi riri smart ariyo mpamvu bakubonye nakoze smart home ibintu nk'ibyo ngibyo ujya ku kintu kimwe ukakimaraho igihe ukandika inyandiko za siyanse nakoze inyandiko nyinshi za siyanse muri uru rugendo rwo kwigana mfite inyandiko za siyanse zirenze 20 nanditse ariko none iyo umaze gusoza za nyandiko umaze kurangiza amashuri ibyo ngibyo baba barasetinze usubira inyuma ugasanga bya bintu wanditse harimo akantu wagakwiye gukosora nk'ibyo ndi kubwira iyo research ndi gukora ngiye kongera gushyira akantu numva ko hari ikintu ntakoze ahubwo none ngiye kongera nkarenzaho bivuze ngo ya myaka nakoze yose nsanze bidashimishije hari ibindi bintu ngomba gukora urumva ntabwo navuga ngo ibyo bintu urabyumva kuko none hari n'igihe wowe uyikora iyo siyanse yawe wumva wayikoze neza ejo mu gitondo undi muntu agahita akora review kuri bwa bushakashatsi bwawe agahita akongeramo akandi kantu agahita gucaringa akaba ati umuntu ibintu yavuze biragaragara ko nyine yari yagerageje ariko noneho bigaragara gutya na gutya na gutya ugahita usubira ukicara ukongera ukicara ukiga ni ahantu ubona ugera ugasanga ibyo bintu noneho ntabwo ibintu ariko noneho PhD ikiza cyayo n'umuntu wese ushaka kwiga akagera kuri PhD impamyabumenyi yo hejuru cyane iguha ikintu gikomeye cya kintu bavuga ngo umuntu ngo utavunitse igusigira icyo bita critical thinking analysis gutekereza byagutse bivuga ngo ikintu umbwiye nje uburyo nkibonamo nkibona mu buryo bwagutse mu buryo utatekereza mu buryo kandi bwinshi bitandukanye muri domaine nyinshi zitandukanye yaba ubuhinzi yaba iki ubundi PhD urumva ni philosophy degree ni degree guha uburyo bwo gufilosofa ibintu mfite uburyo ndebamo ibintu nkaba nshobora none no gukora icyo bita nka prediction ejo hazaza nkareba ejo hazaza h'iki kintu bizaba bimeze gute kandi nta muntu predicting the future ibyo rero abapfumu barabikora kubera mu Rwanda bifata urugero nko muri Kigali Kigali yari ituwe n'abantu 350 n'ababiri mu 1907 mu 1978 abantu bari bamaze ku 115 birengaho gatoya 91 bari mu 150 birenga gutyo batuye mu mujyi wa Kigali hano n'ubushakashatsi nakoze kuri uyu mujyi wa Kigali mu 2000 bari 600 gutyo birenga 2012 byari gutyo 2012 yari miliyoni imwe n'ibihumbi 110 birenga n'imisago ubu ni nk'ebyiri ubu ngubu rero aho mperukira nkora ubwo bushakashatsi yari miliyoni imwe n'ibihumbi 700 na ubu nuvuga ngo nkoze iyo mibare yanjye ubushakashatsi nakoze nshobora gukora iterambere ko ndi kureba inyubako ndi gukora uburyo ahantu hubatse mu Rwanda nyine hagiye hazamuka ugasanga nakoze ubushakashatsi mbona mu 2033 Kigali izameze gute Kigali ifite kilometero kare 730 ariko ahantu hari hubatse muri bibiri muzehe atangira kuyobora igihugu zari kilometero kare nka 48 ndaza kwereka ku kantu kare ariko uko iterambere byayo twavugaga niho hantu nakoze ubushakashatsi mbona muzehe uburyo igihugu yagitungagije mu buryo budasanzwe nkorana na prediction muri 2030 aho igihugu kizaba kigeze ariko nidukomeza kuba wise tukareba neza tugatora neza nuvuga ngo urebye difference ikinyuranyo kiri hagati ya 2002 na 2023 ahantu Kigali yubatse harimo ikinyuranyo na 2033 oya 2023 zino manda zabanje kuko nizo nakoze ubushakashatsi ndeba nkoresha ibyo gajuru by'abanyamerika ndeba ahantu hubatse n'uburyo igihugu cyubatsemo nuvuga ngo hagati harimo ahantu hubatswe ubutaka bwahoze butubatse bwiyongereyeho kuhubatse kilometero kare 148 gutyo
rero ubwo nyuma nakoze prediction ya za 33 ubwo ushaka gusoma yazasoma yajya kureba afite ubushakashatsi bwa science burenze 20 ngo yajya muri za Google Scholar akarebamo ariko iyo urebye ko kantu uko ndakaguha kamapu urebe neza uburyo 2002 igihugu cyari kimeze iyo bavuze nk'iterambere ry'igihugu abantu bose batabasha kuyumva urebe igihugu mu myaka muri decades mu myaka 10 20 aho igihugu cyavuye kana project ukajya muri film ntabwo ari inzu z'umuntu nuvuga ngo PhD rero ngiye binyemerera kuba ngewe nareba ahazaza iterambere ibyo bindi bavuga ngo twatumiye impuguke njye mba ndi kubibona nkarebe se iki gihugu Kigali ngiyi umwana w'umujene ushaka kuguramo ikibanza guturamo nimba so yaravuti Kigali na sogokuru ni gute wowe urimo urava Kigali urajye ufite mu ruhare bitekerezo ufite mu ruhare so yarahavukiye sogokuru yarahavukiye wowe none birangiye ngo urakodesha oya urakodesha wowe nguza ngo none ntuhashoboye ngo ugiye kubaka wajya kuba za Muhanga cyangwa za kubera ubushobozi ariko bitekerezeho none ureba mu myaka 30 niba ushaka gutura Kigali uyu munsi none imbaraga uraryama n'ibiki wabyutse ugakora gutura Kigali ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye sabe muri iki gihe ariko aracyari amahirwe kuko guhereza ukarebeho ukarebaho ndatekereza iyo mpamyomenyi igufasha gupfumura ukareba ukanatekereza ukanariza ukaba se none iki kibazo cyavuka ukaba batanga n'inama yego hari inama tuba twaratanze abantu basoma n'igihugu gishobora gusoma bakareba ko bataka akantu yashyizemo aka kantu karimo ubwenge karumvikana Kataba ngiye gusoreza kuri iki kintu hashize imyaka 4 uguze hano 4 Vision 2020 ni muri Vision 2020 nibwo wahaguze hashize 4 kandi uriya munsi dukora ikiganiro tuvuga ko wahaguze inzu cyo gihe abanyarwanda ntibanabyumvaga ngitangira navuze nti biragoye ko wabonamo inzu hano kuko n'uyikugurisha nawe arashaka kugura izindi nyinshi ahubwo mwana nyuma yuko waguze inzu akaba hashize imyaka 4 gusa niye change iri positive yakubayeho we nk'umuntu wafashe umwanzuro ukavuga uti reka nguri iyi nzu mu cyerekezo Rwanda rurimo nahangaha ahantu urakunda kurusha ahandi hantu mu Rwanda niko mbitekereza hano nkurikije ukuntu hambwira n'uburyo uhakunda muri wowe niye change iri positive yakubayeho hano ariko hano nabikoze nk'ishoramari cyangwa n'ahandi hose hano nshora imari mu buryo bwa nakubwiye ko nigisha mu gice cya real estate ishoramari ryo mu mitungo itimukanwa ariko hano ubwa mbere nabikubwiye kuko ngiye nako urumva ubushakashatsi mbasha gukora mba ndeba u Rwanda nkanapfumura nyine nkareba mu myaka iri imbere uko hazaba hameze ushize naguhaye ingero z'uburyo ubutaka bugenda buzamuka mu Rwanda uyu munsi wa none bwikubye inshuro zirenze 5 igiciro hari naho bigeze hejuru y'inshuro 10 ahantu ikibanza ejo bundi mu myaka 10 ishize cyaguraga miliyoni 5 ukubye inshuro 5 ubu ni nko muri miliyoni 25 cyaguraga 5 mu myaka 10 ishize ukigura hejuru ya 50 hejuru ya 50 vraiment hagati y'10 n'inshuro 5 bitewe na kare ubwo ni nko mu 2014 niba Kibagabaga warashobora kugura ikibanza cya miliyoni 5 uyu munsi nibura ni 100 aho hantu icyo gihe nibura hagati ya 5 miliyoni 5 nimba ari miliyoni 10 icyo gihe ubwo ni muri senkani nimba zare 5 hagati ya 25 zari nk'eshanu icyo gihe nawe ubu ngubu ni nko muri 25-35 ntacyo wabona ndakurahiye Kibagabaga umuntu waguze ikibanza 2013 ndavuga hari hakurya ariko hari ahantu heza nyine ubona ko nawe heza nyine aho ngaho niyo mpamvu ari cyaguraga 5 nyine niyo mpamvu cyaguraga 5 uyu munsi ugiye kwagura ikibanza cya mbere haratuwe ntiwakibona aho nyine tuvuge ko nta nzira mugiye kwa ntaho haratuwe yego ntabwo wakibona munsi ya miliyoni 50 ntabwo iyo ni 10 nibyo ndi kuvuga hagati ya 5 n'icumi bitewe n'ahantu urumva ibyo bintu ngiye ndi kubireba ngiye nizeyo bita land surveying uvuga ngo no land surveying uvuga ngo ni science no ubugeni bw'ibipimo bidahusha bishingiye ku butaka ibyo bintu umva ngiye mpa mbibona no bushize nakubwiye ahantu turi wenda nko muri Vision City nta handi hashobora kuzabaho nk'aha ngaha mu Rwanda ntabwo bishoboka ukurikije uburyo nkusobanuyemo ubutaka ukuntu umeze ahantu bahubaka icyo gibanza byari gisanzwe cyari kangahe kuri kangahe 30 kuri 20 ubu ni kangahe 20 kuri 15
bivuze ngo batangiye kubibona ko cya kibazo cy'ubutaka muri Kigali kirimo kirazamuka, kiri kuzamukaho kangahe ku ijana. Ubu ni 8%, bakagabanya bagenda bagabanya. Bivuze ngo hano urabona hano tugira ubusitani, ufite ubusitani, ufite na parike ahantu ushobora gutembera n'imbwa ikabitembera, ufite imbwa yitembereza. Bivuze ngo aha hantu ntabwo bakora ishoramari ngo uhushe, ariko bari gukora phase 2. Phase 2 nayo sibyo ko wenda ubutaka butaba buhagije nk'ubu ngubu wenda, gusa ibyo bintu ngiye nabashaga kubibona muri kiragihe, ndetse n'abantu baba bashaka gushora imari mu bintu bijyanye na real estate cyangwa construction management, umuntu yabafasha. Ngiye ibyo mba mbibona nk'umushoramari kandi w'impuguke, umucurabwenge mu bintu nk'ibyo ngibyo, ngiye mba mbibona. Urumva uvuze uti batemberana n'imbwa, nibuka ikintu cyakoze hano uhita ubona ko ari abakire kabisa. Peta West basket ni ibyo ngibyo. Mu gihe twebwe muri quartier ubona umuntu na envelope avuye guhaha, umuntu ateruye igitoki cyangwa yikoreye amakara. Hano abantu bavuye muri basket, abantu baba barakoze bavuye muri basket, bavuye ku tuntu two tumanyeri. Uvuze imbwa, nibuka akantu wigeze kuvuga ngo igihugu kikwereka ko ibihugu byateye imbere gushingira ku nyamaswa ziri mu gihugu, uburyo zifatwa neza. U Rwanda rero mu bihugu bibungabunga ibidukikije by'umwihariko inyamaswa, kubera yuko ziri mu byinjiriza igihugu amafaranga menshi. Ushingiye no mu bihugu bindi wagiye ujyamo by'umwihariko ibya Aziya, nabyo biri mu bihugu bibungabunga inyamaswa n'ibidukikije kurusha Uburayi. Ni iki wabitubwiraho? Nicyo ngiye gusorezaho. Okay. Ako kantu k'inyamaswa, ubundi urebye ngewe iyo nk'umuntu ashidikanya iterambere cyangwa aho muzehe igihugu akigejeje, twiterera imbere hejuru, hari abashidikanya. Wowe afite ikibazo. Namwe mu buryo buri scientifique, urumva nakoze ubushakashatsi we nabidemonte, we yagenda akabusoma ubwo bushakashatsi. Icyo n'uburyo nabikozemo, urumva ni mu buryo bwa satellite, nta hantu mba narebye, urumva ni uburyo ikiremwa muntu cyo kitabasha kubona, ariko dukoresheje wenda ibyogajuru. Kuko urumva ubu ngubu maze igihe ndi gukora ubwo bushakashatsi bw'iterambere ry'imijyi, ariko twifashishije ibyogajuru. Nyine nakoreshaga ibintu by'ibyogajuru. Ni ukuvuga ngo ubu ni uburyo bumwe mbigusobanurira, ndaguha map uze kuyireba neza uburyo igihugu cyagiye kizamuka. None ubundi buryo bwa kabiri nanone ngiye mbibonamo, n'uwo bita Gandhi, umuhanga bita Gandhi, yaravuze ngo ushaka kubereka ubuhangange cyangwa iterambere rihamye ry'igihugu cyangwa greatness of a nation, ni ukuvuga ngo cyangwa achievement of a nation, uyirebera ku buryo igihugu cyita ku nyamaswa. Yabivuze mu rurimi rwabo nyine ngo the greatness of a nation is judged by the way that nation treats animals. Ubukaka cyangwa ubuhanika bw'igihugu ububonera mu buryo iki gihugu cyita ku nyamaswa. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ingagi urabizi ko zigira anniversaire, zigira na chef wa famille uzwi. Urumva niyo ivutse barayihemba. Ingagi buriya zigira bidi. Biriya bintu mu myaka 20 ishize za decade navugaga, zari zinjiriza igihugu, ariko biriya bintu ntabwo bashobora kubikora ngo uyu munsi ngo hari miliyari ngo yasohotse ngo yo gufeta anniversaire y'ingagi cyangwa ngo kwita izina ingagi ngo miliyari niki, cyangwa yo kwamamaza ubukerarugendo kuri za Arsenal. Inyamaswa kuvuga ku nyamaswa, buri mpamvu bikorwa biriya bintu niki, nibyo ni mu buryo bwo gukora kwamamaza kugira ngo n'ubukerarugendo bukomeze buza. Ariko n'imyumvire y'Abanyarwanda biriya bikwereka ko hari ikintu kigomba kugira ngo anniversaire y'ingagi ibe. Na mbere ubukerarugendo babaga bazisura kugira ku rwego ingagi ibyara bakajya kuyihemba, bakayitaho, yarwaye bakayivuza. Urakoze cyane. Bakayihospitaliza. Biriya bintu byo bya anniversaire ni ikintu kikwereka ko imyumvire igihugu kiba kimaze kugeraho, kwita ku bidukikije, inyamaswa. Ni ukuvuga ngo kiriya kintu kugira ngo kigereho nuko nta muntu ukirwara, donc abantu amavunja, kugenda n'ibirenge, hari ibintu by'ibanze ugomba kurara muri za nyakatsi, hari ibintu by'ibanze ugomba kuba warenze kugira ngo ugere kuri rwa rwego. Inyamaswa mu Rwanda, inyamaswa yibeshye ukayifata ukayica uko biboneye. Buriya mu gitabo cy'intuzampanabyaha habamo
bashobora gukatira ibiri, ribu ni nk'ibiri, ni nk'aho hafi aho ngaho ibiri. Itegeko riba rikomeye cyane. Uzize inyamaswa. Inyamaswa ngo inzoka yaje ngo nyica ngo urayihunga kubera iki ujya kwica. Bira bino byo kwita ngo uriya muntu ngo ahohoteye inyamaswa, wohohotera ubara urwego igihugu barushimusi. Ngo urushimusi ngo inyamaswa ajya kuzivugira. Ndavuga ko ndi umuvugizi w'ingona, njye nkora ubuvugizi ingona. Kera babaga bazica bikatubabaza, ariko uyu munsi none ufashe nk'ingona ukayirasa, ukayica, ukayihohotera, urafunga. Ibiri bagufunga. Ni urwego ubona igihugu kiba kigezeho, ariko ubibonera buri igihugu abantu ntabwo baba babibona, ariko hari urwego ugeraho kugira ngo bifate nko mu rugo rusanzwe. Umuntu ufite imbwa aba yamaze gukemura ikibazo cye cyo kurya cyane. No kumenya ubuzima bwawe, akagira ifite ifishi igaragaza inkingo, ibibazo ifite, amazina yayo n'ibiki, kandi ngo yaririye n'ibiki ahituye, n'ibyirya mbiba mu alimentation, wasohoka ukayishakira pasiporo, nayo ikajya kwishakira pasiporo muri migration kugira ngo izasohoke igihugu. Ubuhaze my friend, bageze ahantu ho guhaga, urumva ni urwego, hari ibintu by'ibanze wamaze kurenga, byarakemutse. Nuvuga ngo ibintu by'ibanze biba byamaze gukemuka. N'igihugu rero nuko kimeze. Ibihugu byose ubona nko mu Bushinwa iwacu hariya twiga, hari akanyamaswa kabo bita panda, ugakozeho wibeshye ukagahemukira, ushobora no kutarara. Ni urwego igihugu kiba kigezeho, ubirebera mu buryo bw'inyamaswa, uburyo inyamaswa zitabwaho. Ubu nk'ingagi yo muri Kongo yasuye nk'iyo mu Rwanda, wenda yaje muri kuruhuka, sintekereza ko zijya zisubirayo, yasubirayo. Yahita uvuga atahora ikwama, yavuga ati njye nzaguma hanga ntabwo nzasubirayo. Ubwo nabwo ni uburyo bumwe ushobora kubonamo nabwo iterambere ry'igihugu, urebe mu buryo inyamaswa zitabwaho. Yego. Ngako ndumva ngiye gusoreza kuri aka kantu. Ni akabazo ka nyuma nkubaza. Nagiye nkubaza amasomo y'ubuzima, ibiki n'ibiki. Oya, uyu munsi ngiye kukubaza ngo niki PhD wabonye yagusigiye mu buzima bwawe, uretse kuba ari urupapuro rugaragaza ko ufite ubwo bumenyi bw'ikirenga? Nakubwiye ka kantu ka critical thinking, gutekereza byagutse mu mutwe. Nyine kari akantu ni ukuvuga ngo ubu ngubu mba nshobora kureba ikintu nkareba muri prediction nkagiye filozofa icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo tuvuye mu bya siyanse mba narize, n'ikindi kintu nshobora kukireba nkabona iki kintu cyakorwa gutya kandi cyagira akamaro. Ndumva ko ngako ndumva aricyo kintu yo critical thinking ndumva. Ariko mu buryo n'ubukungu, ubu ufite ubukungu bwo mu mutwe. Erega ubukungu umuntu aba afite bwo mu bifatika, buriya burashira, bino bikire, bino bijye bifatika biragenda. Ariko iyo hano umeze neza, ibintu byose biragaruka kandi bikanikuba. Ngira ngo nakubwira nk'akantu kamwe, ibintu ubundi nk'ibintu mba mfite byinshi ntabwo mbibara mu byo ntunze. Njye mbibara ubutunzi mfite, mubara mu byo nshobora kugira ntafite ibyo ntunze. Ibyo nshobora kugira nibyo nyine, ibyo mbona ejo hazaza, nshobora gukura mu bwonko, mu byo nize, mu bitabo, mu bumenyi mfite. Niho ubutunzi bukomeye cyane, nkaho umutungo mba afite ukomeye cyane. Iyo niyo PhD, kuba nshobora gukora ubushakashatsi, gusoma igitabo nkagikora ya critical thinking, nkagikritika, nkabasha gukuramo utuntu dukomeye. Ariko wenda tutarava aho ngaho, abantu bakerensa gusoma. Bareka nkubwira, ubundi ari ijambo rimwe ubundi umusaza ajyaga atubwira aho twigaga muri groupe de la salle, bamwitaga Baritazari, Imana imuhiruko ridashira. Yaravuga ngo umuntu udasoma ntakore siporo aba ari umugome. Umuntu udasoma ntakore siporo, umuntu aba ari umugome. Iyo gufata kuba udasoma ntubukora na siporo, uba uri umugome. Akantu bita gusoma cyangwa se kwiga, tureke amashuri asanzwe, kwiga we kwihugura no kwigisha, ukaba udashaka gusoma, udakunda gusoma, ukaba udakora siporo, urashaka gukira. Ntabwo ibyo bishoboka. Kuko ubumenyi, amakuru, the more you learn, the more you earn. Ukuguma wiga nyine, uko wiga ubumenyi ni nako ukorera amafaranga, nako birajyana gutya. Yes.
reka dushimire Katabarwa, mwabyumvise, muharanire kugira PhD, tugire abanyarwanda benshi bazifite, nabyo biri mu bigaragaza ko igihugu runaka cyateye imbere. Iyo dufite nyinshi mu gihugu ari byiza cyane, ku buryo ubona Dr Katabarwa ugahita uvuga uti yes, ibyo birashoboka, nanjye nabikora, nawe wabikora, ngo nudasoma ntunakore siporo, wabyumvise. Ni ugusoma, ni ugushaka ikintu umenya umunsi ku munsi. Kata, wakoze cyane, bonne chance. Murakoze cyane Isimbi TV, nakagaruka. Yego.